Kwizera n'impano uhabwa n'Umwami Imana, iyo umaze kwizera wakira inama zayo, amasezerano akaba ari yakubaka, ugahumurizwa nuko abonye inshuti nziza. Kwizera n'impano uhabwa n'Umwami Imana, iyo umaze kwizera wakira inama zayo, amasezerano akaba ari yakubaka, ugahumurizwa nuko abonye inshuti nziza. Ubura amaso yawe uyagure ku byaha byawe, maze uyahanga umucunguzi wawe uruta byose. Ungira igikomere wakomowe n'umwanzi wawe, umura mu mutima wabonye inshuti nziza. Ubura amaso yawe uyakure ku byaha byawe, maze uyahanga umucunguzi wawe uruta byose. Ungira igikomere wakomowe n'umwanzi wawe, umura mu mutima wabonye inshuti nziza. Iyo ufite kwizera ntiwirwanirira, umuntu ufite kwizera ntakunda kwiheba, ntiyitsindishiriza niyo yacumuye, ntiyaberanya ibyiza bimunaniye. Iyo ufite kwizera ntiwirwanirira, umuntu ufite kwizera ntakunda kwiheba, ntiyitsindishiriza niyo yacumuye, ntiyaberanya ibyiza bimunaniye. Atega amaboko mu ijuru akayibera icyitso cyo kuyareka we, ntege nkazimunaniza no kuyishimira ibyiza ihora imugezaho. Muze tuganire iby'imbaraga z'uwo Mwami. Atega amaboko mu ijuru akayibera icyitso cyo kuyereka we, ntege nkazimunaniza no kuyishimira ibyiza ihora imugezaho. Muze tuganire iby'imbaraga z'uwo Mwami. Iyo wamenye Imana wibanira nayo, iyo ufite kwizera utinya kuyicumuraho, bitewe no kwanga kubabaza inshuti yawe, ntiwajyamana umugayo utabwiye inshuti nziza. Iyo wamenye Imana wibanira nayo, iyo ufite kwizera utinya kuyicumuraho, bitewe no kwanga kubabaza inshuti yawe, ntiwajyamana umugayo utabwiye inshuti nziza. Imbaraga z'Imana zizadusobanukira, itwishobora byose ntakinanira, ntakiyobera, ibeshaho ibintu byose, itubikira ibanga twabonye inshuti nziza. Imbaraga z'Imana zizadusobanukira, itwishobora byose ntakinanira, ntakiyobera, ibeshaho ibintu byose, itubikira ibanga twabonye inshuti nziza. Itubikira ibanga twabonye inshuti nziza. Twongere tubabwire ngo mwaramutse, twishimiye kubana namwe uyu munsi, kandi abatanze igihe cyanyu nabwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka rero mbere yuko dukomeza icyigisho senge. Turagushimye Data wa twese, ubuntu bwawe burenze urugero tutashobora kugera twebwe nk'abana b'abantu batokojwe n'ikibi, bwatubanye kandi bwabaye bwinshi hafi na kure, ubihererwe icyubahiro. Tugusabye kutuba hafi muri uyu mwanya ngo buri wese igihe yatanze kimubere umugisha, natwe abagiye kuvuga uduhe ibyo kuvuga, kandi imitima uhe kwakira ibyo ikeneye,
tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Turashaka kuganirira hamwe umwanya ingingo itubwira ngo umunzani w'Imana ntiwibeshya. Ku bantu benshi cyane bari ku isi uko biri kose, buri wese agiye n'udafite umunzani wo gucururizaho ariko agira uwo mu bwenge, Imana nayo irawugira. Wabimenya neza usomye muri Daniyeli ukareba ukuntu yabwiye Berushaza, aramubwira ati Imana yagushyize ku munzani iragupima isanga udashyitse. Ati Imana yabaza iminsi maze ku ngoma, irangije ishyira iherezo ku ngoma yawe, noneho kuko wapimwe ugasangwa udashyitse. Ntabwo byari ibiro bisanzwe, ahubwo yari imiterere, imitekerereze, imipangire, imikorere, nibyo byagomba gupimirwaho. Imana rero umunzani wawe ntiwibeshye, ntiwashobora kuwuregura, ntiwashobora kuwuhindura, ntiwawica. Uko biri kose wakwica aho kuwica. Niyo mpamvu turi bugaragaze kurebera hamwe ingingo zigera muri 7 zigaragaza ko umunzani w'Imana utibeshya. Bwa mbere umunzani wawe usaba ko twubaha Uwiteka, ni ingingo ya mbere. Ntabwo ibwirwa kukubaha, dore ko abantu benshi cyane birirwa basenga babwira Imana ati twumvire 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 twumvire, ariko babwirwa kumvira bakanga, ariko bashaka kumvirwa. Bigasa naho kandi Imana ikumviye hari igihe yakora nabi, ariko wowe uyumviye wakora neza kuko yo itakuroha mu byaha. Iyo ni ingingo ya mbere, kubaha Uwiteka ni umunzani wa mbere. Umunzani wa kabiri ni ugukunda amategeko yayo. Imana yashyizeho amategeko ntarengwa umuntu yagenderaho, maze ntayisuzugure, ntabere undi kibazo, kandi nawe ntiyibere umuvumo. Ayo yitwa amategeko 10, yitwa kataloge. Rero kubw'ibyo aya mategeko umurimo wayo ntabwo ari aya Mose, sinay'Abayuda, yewe ahubwo yatangiranye niyo miterere y'Imana. Amategeko 10 niyo miterere y'Imana. Uwo ni umunzani nawe. Gatatu ni ukwanga ibibi. Umuntu Imana iyo ashatse kugira ngo ibane nayo we neza, nawe abane nayo neza, agomba gushaka icyo yakora ngo yange ibibi. Ku munzani wa 4 ni uguhesha Imana icyubahiro. Umuntu agomba kumaranira byanze bikunze, kumva nta kindi agamije kiretse gutuma Imana idasuzugurirwa muri we, cyangwa ngo imiterere itume isuzugurwa n'ahandi. Ibyo ni umunzani nawo. 5 ni ukubana n'abandi amahoro, nawo ni umunzani. Uko tubanye n'Imana niko tubana n'abandi. Ntukirirwe wishakiriza, ubana n'Imana uko iyo uri kure yayo uba kure y'abandi, waba uyikunda ukabakunda, waba uyizirikana ukabazirikana, waba uyubaha ugaha abandi icyubahiro. Nta kindi wakora. Uko umuntu abanye n'Imana niko abana n'abandi. Ku ngingo ya 6 ni ukwihanganira ibikugerageza. Nawe Imana irabyemera. Imana mu kurema yateganije ijoro n'amanywa. Ijoro irigereranya n'ingorane, amanywa yagereranya n'ibyiza. Noneho kubw'ibyo bituma umuntu wese akwiriye kuzirikana neza ko ntabwo ubuzima buzanyura mu byiza gusa ngo umuntu yinjira mu ijuru, ahubwo Imana yemera ko nibi bitugeraho kugira ngo ahari gukabakabwa, ahari kutadamarara, ahari ubwibone bikomereke, kugira ngo nibura muri twe igihe uzabona undi ari mu kaga uzajye wibukiriza ukuntu nawe wakanyuzemo. Igihe uzahura n'unaniwe uzajye wibuka nawe igihe wananiwe, kugira ngo nusonza uzahure n'undi washoje, nuhura n'ushonje uzibuke nawe igihe wari ushonje ukuntu iryana. Igihe nubuhura n'ufite inyota wibuke uko nawe wigeze uyigirika kuzazanya. Yarangiza mbese muri magufi ngicyo igisabwa ko uyu munzani tureba. Ku ngingo ya 7 ni ukuzirikana abandi, ariko byo bikaba bitera ubuzima. Izi ngingo uko ari 7 nizo tugiye kunyuzaho amaso n'ibitekerezo, kugira ngo buri wese agaragaze kureba icyo yakora muri uwo munzani, yazapimwa ashyirwe ku munzani ntasangwe adashyitse.
niyo mpamvu Bibiliya yawe ugiye gusoma kandi nifuza ko usoma nyine ni Zaburi 111 tugisubiye kuri ya ngingo ya mbere kubaha Uwiteka ni umunzani Imana igushakira. Iri jambo ryakoreshejwe niryo mperaho kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo Imana yiravuze ngo utarayubaha nturagira ubwenge kandi utarava mu byaha uracyari muswa, uracyarinjije, uri ntamenya. Muri kino gitabo cyitwa guhamagara kwacu gukomeye, paje yacyo 172 n'173 haravuze ngo muri iki gihe nkuko byari bimeze mu gihe cyashize, ijoro ryose riri kwitegereza ngo rirebe niba itorero ritera imbere mu bumenyi nyakuri bw'agakiza. Hariho icyo bita inspection, hari igenzura rikomeye ryo gukurikirana akantu ku kandi kugira ngo Imana irebe ko abagize itorero bari gutera imbere cyangwa ko bari mu isubiranyuma cyangwa ko badindiye cyangwa ko bahagaze hamwe cyangwa ko bari mu ruzerero rw'iby'umwuka ariko badafite urugendo rugaragara ko rusobanutse. Kristo aduhamagarira kunyura mu nzira itufunganye aho buri ntambwe yose isobanuye kubamba inarihe. Kristo atwereka neza ko tugomba kunyura mu nzira ifunganye, ni ukunyura aho umubiri udashaka, aho inshuti zidashaka, aho urungano rudashaka, aho wenda abawe badashaka. Nicyo gituma yitwa inzira ifunganye, ni ukuyigenda ariko umutima birebana n'uyu mubiri bitanyuzwe. Niyo mpamvu handitse ati Kristo aduhamagarira kunyura mu nzira ifunganye aho buri ntambwe yose isobanuye kubamba inarihe. Aduhamagarira guhagarara dushikamye ku rufatiro rw'ukuri rw'iteka ryose no kurwanira yego, kurwanira umwete, kurwanana umwete, kurwanira ukwizera abera bahawe rimwe. Ibyo nibyo Yesu adusaba. Abera babihawe rimwe ntibijya bivugururwa, nta majyambere aba mu kwera, nta terambere biba mu gukiranuka, ahubwo Imana ishaka yuko abantu babihawe rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Nicyo gituma amajyambere atagira icyo abyongeraho, intambara ntizabigabanya, ubukire ntibubikoraho, amahirwe ntabikoraho, amashuri ntacyo yabikoraho, ahubwo ibyo byose tuvuga byiza byo mu buzima bigomba kuyoboka iyo nzira. Uko twegereza iherezo ry'ibihe, ubwo imbaraga y'ubushukanyi bwa Satani izaba ikomeye mu buryo azabibya n'intore niyo bishoboka, ubushishozi bwacu bugomba kubanguka binyuze mu kumurikirwa n'Imana. Tugomba kugira icyo kintu bita discernement, ni ugutahura ibintu biri hakiri kare. Ku bantu ndavuga nka babiri cyangwa se mvuge nka batatu, kenshi na kenshi umubyeyi yatangiye kubwira umwana ngo umwana yavuga utuntu twose, ukumva umubyeyi aramubajije ngo ubwo yamushidikanije, hariho utirirwa amushidikanya, ahubwo yareba ukuntu ari kuvuga areba hasi, amaso yabaye icyo bita bradere, ijisho ribeshya ntabwo rijya ryicara mu gihene, rirazenguruka nk'iry'uruvu. Rero ku bw'ibyo arakwitegereza agasanga atari byo. Abashinzwe imipaka n'abashinzwe ubundi bugenzuzi bw'abantu hari igihe bafite utumenyetso two kumenya neza uwo bavugana, niba ari kuvugisha ukuri cyangwa niba ari kubeshya. Noneho niyo mpamvu abera bahawe kwera rimwe babihabwa by'iteka ryose. Uko twegereza iherezo ry'ibihe, ubwo imbaraga y'ubushukanyi bwa Satani izaba ikomeye ku buryo izabibya n'intore niyo bishoboka, ubushobozi bwacu bugomba kubanguka binyuze mu kumurikirwa n'Imana kugira ngo tutayoberwa imitego ya Satani. Nta kindi kigamijwe, ni ukugira ngo Satani ataza kudutega imitego tukabiyoberwa. Ubutunzi bwose bw'ijuru twarabusezeraniwe mu murimo wo gutegura inzira y'umwami.
twe kuzibira ko tuzabura uburyo, ahubwo inzira zose zakoreshwa ngo inzira y'umwami itungane twarabuhawe. Igihe ku isi batangiye gushinga imishinga ikomeye bajya bateganya na bije, kandi iyo bije bagategura aho izava. Imana nayo yarateganije ngo abantu bazashaka ko ingoma yanjye yimikwa ku isi, bagashaka ko ibyanjye bimenyekana ku isi, bagashaka kubihagararira ku isi, bagashaka ko bimenyekana ku isi, bagashaka ko bigira igikundiro mu isi, bagashaka ko birindwa mu isi. Nanjye nateganyije icyo nzakora ngo bisohore. Nicyo gituma abantu bose bagiye mu by'Imana bagendana ubwishingizi, icyo bita assurance, yo kumenya neza ngo niba abantu bagera ku byabo bariyemeje, ntabwo ari Imana izabura uburyo n'ubwenge, nayo izabigeraho. Niyo mpamvu ni umugambi w'Imana ku itorero ryayo rihora rijya mbere mu kwera n'ubumenyi, rikava mu mucyo rijya mu wundi, riva mu bwiza rijya mu bundi. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Ntabwo Imana ishaka ko itorero riba igikuri, ntabwo Imana ishaka ko itorero riba ikigoryi, ntabwo Imana ishaka ko itorero riba indangare, ntabwo Imana ishaka ko itorero riba akazuyaze, ntabwo Imana ishaka ko itorero riba igitutsi ku isi, ahubwo Imana irashaka ko itorero, umugambi w'Imana ni uko itorero ryayo rihora rijya mbere mu kwera, mu bumenyi, rikava mu mucyo rijya mu wundi, riva mu bwiza rijya mu bundi. Ibyiringiro byacu ntabwo biri mu muntu, ahubwo biri mu Mana ihoraho. Umuntu umutezaho amakiriro wagera kuri make, hari igihe waba ubikeneye ntabiguhe, cyangwa akaba agambiriye kuguha ariko ntabyagira, inama ze ntacyo zakugezaho. Niyo mpamvu Imana ariyo tugomba gutegaho amakiriro. Dufite ubwishingizi bwuzuye bwo kwizera, dushobora kwitega ko Imana izunga ubushobozi bwayo bushobora byose ku muhati w'igikoresho muntu. Iki kintu tugomba kukizirikana neza. Dufite ubwishingizi bwuzuye bwo kwizera. Yavuze ngo umuntu afite ubwishingizi bwuzuye, dushobora kwitega ko Imana izunga ubushobozi bwayo. Imana izafata ubushobozi bwayo, bwa bundi bwaremye isi itabanje kujya ku migabane. Yaravuze birabitegeka birakomera. Buriya ntiyabanje kujya i Burayi ngo ibanze hapange ihuzuze, ngo igaruke ijye muri Aziya ihapange ihuzuze. Ntabwo yashatse igikoropesho cyo guhuza amazi y'inyanja, ntabwo yashatse ikintu cyose imashini zayifasha kuzamura imisozi, ntabwo yabanje gushaka aho igemeka za pepiniere z'amoko anyuranye y'ibiti, ahubwo yaravuze biraba. Ubwo bushobozi bwayo ntibusaza, ntiburwara, ntibuyoba, ntiburangara. Iracyabisezeraniye imbaraga ziheruka kuzazishyira ku muhati wose w'umuntu wese ushaka ibintu byose by'Imana biba ku isi kandi bikaba byiza. Uko niko butabazi bwayo bukenewe. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu izunga ubushobozi bwayo bushobora byose ku muhati w'igikoresho muntu. Umuhati nibikeneye, umuntu utarangaye, umuntu ushaka kubikorana uburyo, umuntu ushaka kumaramaza mu mutima, umuntu wumva ashaka ko byose bikorwa neza kandi ku gihe kandi mu buryo butunganye. Imana izafata ubushobozi bwayo yige kuri icyo kintu, bimere nk'uko umuntu yinjira mu modoka iri kwihuta akagera iyo aje vuba aho atirutse. Ubwo Imana izakora ibitangaza bizatuma abantu bose bashaka gukoresha umuhati ngo ibyayo bigerwaho, izunga ubushobozi bwayo ku muhati wabo, kuko bw'icyubahiro cy'izina ryayo, cyane cyane igihe bazaba icyo bari guharanira ari icyubahiro cy'izina ryayo. Noneho kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nitwambara intwaro zo gukiranuka kwe, tuzanesha abanzi bose. Ibyo bikwiriye kuzirikanwa, bikamenywa neza yuko nituramuka twambaye intwaro zo gukiranuka kwe, tuzanesha abanga Imana bose. Ari abanga Imana, ari abanga ibyayo, ari abanga bayo, ari abadashaka ko byumvikana, ari abadashaka ko bibaho, tuzabanesha dushorewe n'iyo mbaraga isumba byose, dore ko ari wo mwami w'abami, umutware utwara abatware, n'umugaba w'ingabo. Ubwo bigaragara ko abami bariho iri hejuru, abatware bariho iri hejuru, ingabo ziriho zikomeye iri hejuru. Niyo mpamvu abantu benshi cyane babizi ntibirirwa bahangayika mu bwenge nk'aho Imana izabura uko igira.
nk'aho imana izabura uburyo, nk'aho bazayitanga mu nzira, nk'aho bazayifatira amaboko. Ntabwo abantu bazayigira gwa mikono, ntabwo izaba ingaruzwa mu miheto yabo, ahubwo isaha iyo ari yo yose icyashaka kuyizibya yakizibya kandi ntibigore. Niyo mpamvu urukundo rwa Kristo ni umurunga w'izahabu. Aha ndagira ngo nti kuri iyi ngingo ya mbere sintinda, ngiye ku ngingo ya kabiri, ni ugukunda amategeko yayo. Ni Yohana 14:15, ni Yohana 14:21, ni Yohana 14:23. Uyu murongo wa Bibiliya utwigisha ingingo ikomeye yo kumenya neza ko Imana nta kundi bayikunda, ntishyeshyengwa, ntibyinigwa, ntibayicezereza, ntibayishyeshyenga, ntibayirata, ahubwo icyo bakora barayumvira gusa. Buriya umuntu akubwiye ko agukunda, atari ko ibyo uvuga simbikunda, ndagukunda ariko ibyo ukora simbikunda, njye numva ngukunze cyane ariko iyo utegetse numva mbyanze, ntabwo uyu muntu yakwemera kumukunda. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azaba umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Umurongo wa 21, Yesu yongera gutanga inama y'ikizakorwa nidukunda amategeko y'Imana. Avuze amategeko, ubwo ndacyavuga akamaro ko gukunda amategeko y'Imana, kugira ngo nibura abantu bamenye neza icyo bimaze. Muri Yohana 14 umurongo wa 21 haranditse hagira hati, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Ibyo ni byo bita ngo ni igisubizo cyahuranije kidakebakeba kitarimo kwibeshya. Ubwo mbese ni umuhanda utagira ikoni. Yarangiza kubera iki? Aravuze ngo ufite amategeko yanjye niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Bigaragara neza ko nta kindi kera kirabura. Mu buzima busanzwe abana bagusuzugwe bakanga amategeko ku burisi ntacyo biba bikumariye. Umugore washatse yanze iteye kumuha ntacyo biba bikumariye ku umugabo we. Yarangiza umutegetsi ategetse ntibabyumvire, abo baturage baba bamukojeje isoni. Yarangiza niyo mpamvu na Yesu avuze ngo ufite amategeko yanjye niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamwiyereka. Niba ushaka kumenya Yesu, niba ushaka kumugira, niba ushaka kumuhishurirwa, uzabanza ukunda amategeko ye uyagire. 23 Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Bantu b'Imana mukurikirana mukaba mukunda na Bibiliya yarisobanuye irarangiza. Ukunze amategeko y'Imana uzabona umwuka wera. Umurongo wa 16 w'icyo gice cya 14 cya Yohana. Yesu azakwihishurira, ni umurongo wa 21. Imana na Yesu bazagumana nawe, ni umurongo wa 23. Ari ingororano gusa gukunda amategeko y'Imana. Ni Yesaya 8:20. Nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Ni Ibyahishuriwe 12:17. Ikiyoka karakarira wa mugore kiragenda kugwanya mu rubyaro rwe, basigaye bitondera amategeko ye bakagera guhamya kwa Yesu. Ibyo iyo Byahishuriwe 14:12, aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagera kwizera kwa Yesu. Ntacyo wabona umukiranutsi ariho atagira amategeko. Niyo mpamvu ari ngombwa kubimenya ibyo. Ingingo ya 3, kwanga ibibi. Ibibi ni ibintu ki? Imigani 8 umurongo wa 13 hatwereka neza ko iyo umuntu amaze kwanga ibibi, kavuga ati sinzatukana, ntawe nzambura, ntawe nzahemukira, nzaba inyangamugayo, sinzibona, nzirinda ikintu cyose cyabangamira mugenzi wanjye, niba atabangamiwe ni byiza. Kuko hari n'igihe wakwanga kumubangamira ariko ukaba wanze ni byiza. Kuko akubwiye ngo mwangane ukanga, hari igihe yarakara. Akubwiye ngo mwimanuke akanga, hari igihe yarakara.
akubwiye ngo musuzugure ukanga hari igihe yakwanga yarakara. Niyo mpamvu ubanza kureba n'ikimubangamiye icyo ari cyo, kuko n'ubundi ababi bakunda ibibi. Noneho kwanga ibibi biranditswe mu gitabo cy'imigani 8. Uyu mugani 8 hatubwira hagira hati, imigani 8 umurongo waho wa 13 haranditse hagira hati, kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Ubwibone n'agasuzuguro ni inzira y'ibibi. Iyo umuntu amaze kugira ubwibone, iyo umuntu amaze kugira agasuzuguro, aba yamaze kugera mu nzira y'ibibi nyirizina. N'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ngibyo Imana idashaka. Umurongo wa 14 haranditse ngo nije nyiri inama no kumenya gutunganye, nije muhanga kandi mfite n'ububasha, nije wimika abami nkimura abandi, ngaha bikomangoma guca imanza zitabera, nije abatware gutwara n'imfura nazo ndetse n'abacamanza bo mu isi. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazamunda. Aha kuko nababwiye ikimenyetso cy'uko umuntu yanga ibibi, katureba ibi ngo ni ibihe mu gitabo cy'imigani n'ubundi 6 kugira ngo turebe uko bimeze. Umuntu w'ikiburaburyo ni umurongo wa 12 igice cya 6 cy'imigani. Umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, ni ugendana umuntu ugoreka cyangwa se akavuga ibintu uko bitavuzwe kugira ngo akunde atere icyangiro wabivuze. Uwo abagendana umunwa ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenge intokeze. Ubwo ntabwo mvuze abasobanurira ibiragi, simvuze n'uri kurangira undi ari kureye, ahubwo ni uteranya abantu ariko akoresheje ibimenyetso. Hepfo ati, umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranya. Imvugo ye ikaba ari kuvuga ngo nibura navuga abantu babiri barashyambirana byanze bikunze. Nicyo gituma makuba azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungwa. 16 hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: ni amaso y'ubwibone, ni ururimi rubeshya, ni amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, ni umutima uragambirira ibibi, ni amaguru yihutira kugira urugomo, ni umugabo w'indari kuvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Ubwo bakubwiye ngo umuntu yanga ibibi nibyo ubugiye kwanga. Ku ngingo ya 4, guhesha Imana icyubahiro. Nta kindi cyera kirabura Imana ishaka ku bantu bayo, ahubwo Imana ishaka ko abantu bagenda bakagera ku rugero rwiza rwaba nta kindi bagamije kiretse kuyihesha icyubahiro. Buriya wagaburiye umwana ariko ntanyurwe, ukambika umugore ariko n'ubundi akajya gusambanira imyambaro, ugaha umwana minerivare akayirya atarayigeza ku ishuri, yaba agukojeje isoni. Niyo mpamvu hakubwiye ngo guhesha Imana icyubahiro ni Yesaya 60 umurongo wa 20 na 21. Buriya umuntu abereyeho guhesha Imana icyubahiro. Haranditse hagira hati, oya ndahera ndetse ku murongo wa 21, kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutse bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose. Bazaba ishami nitereye umurimo w'intoke zanjye umpesha icyubahiro. Umutazagwiraho n'igihumbi woroheje mu mutima azabihinduka ishyanga rikomeye. Yewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo n'igisohora. Ngaya amahirwe twahawe mu isi, ni ukubaho gusa nta kindi tugambiriye kiretse guhesha Imana icyubahiro. Aba bazaba ubwoko bwanjye, ishami nitereye umurimo w'intoke zanjye umpesha icyubahiro, kandi bazera imbuto nyinshi. Aha ntabwo mpatinda naho. Ku ngingo ya 5 ni ukubana n'abandi amahoro. Mu Baroma 12, muri ubu buzima muri kureba, iyo upanga mu bwenge, utekereza uryamye cyangwa ukangutse, cyangwa ubyutse, cyangwa ukora, cyangwa ugenda, ujye wumva ko ugomba kugira icyo ukora ngo we kuremerera undi.
ugomba kugira icyo uvuga ngo we gusitaza undi, ugomba kugira uko wifata ngo we gutera undi kukunegura. Mu yandi magambo ugomba kubaho ariko uhesheje Imana icyubahiro. Mbese umuntu w'Imana yagaragara cyo bigatuma ashima. Niyo mpamvu muri cya gitabo cyitwa guhamagara kwacu gukomeye, paje yacyo 173 haranditse hagira hati, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Kugira ngo bimenyekane ko turi abigishwa ba Yesu ntabwo tubivuga, ahubwo turakundana kuvuga ngo n'abigishwa ba Yesu. Urukundo rwa Kristo ni umurunga w'izahabu uhuriza kuri Yesu Kristo abantu bapfa bizera n'Imana ihoraho. Aba bantu bapfa twebwe abambaye umubiri upfa, ariko iyo twizeye duhuzwa n'Imana. Urukundo Imana ikunda abana bayo rurenze ubwenge bwose. Nta buhanga bwashobora kurusobanura, nta bwenge bwa kimuntu bwashobora kururondora. Ibi ntabwo bijya byumvikana kuri benshi. Hari aho wicara ukabara ibyaha ubona ku bantu ukibwira ngo kubanze nuko abazinutswe nuko abahebye, kubwo n'Imana nayo niko byagenze. Ariko urukundo rwayo ni rurerure. Nk'uko umubyeyi atabara ko umwana yamwitumyeho, umubyeyi ntabara ko umwana yamwihagaritseho, umubyeyi ntabara ko umwana yarize, umubyeyi ntabara ko umwana yarwaye mu buzima, ahubwo ikintu cyose kiguye nawe umwana we nawe akagubwa nabi, aho kumurambirwa ahubwo akamushakira umuti. Niko urukundo rutashobora kurondorerwa kw'Imana nago, niko ikunda umuntu, ntabwo imuta nk'uko yari akwiriye gutabwa, nta n'ubwo imwanga nk'uko yari akwiriye kwangika, nta n'ubwo imuheba nk'uko abandi bantu bamuheba, ahubwo ifite urukundo rutarondoreka ku buryo izi neza ngo indwara umuntu arwaye nzi aho yavuye, n'uwayimuteye ndamuzi, nzamwihanganira kugeza ubwo nazanzamuka no ku munota wa nyuma nzamwakira nk'utarigeze akora icyaha. Ubwo niko urukundo rw'Imana. Nta buhanga bwashobora kurusobanura, nta bwenge bwa kimuntu bwashobora kururondora. Kwikunda n'ubwibone bizitira urukundo ruboneye duhuriza mu gusangira umwuka wa Yesu Kristo. Aha kuba byumva neza basomye rero ngo kwikunda n'ubwibone. Kwikunda kuvuzwe hariya niko bita egoisme, ni ukwikunda ariko kugambiriye kwikubira. Byose bibi byanje bye kugira ahandi bijya, undi ye kubigira, nanabigira bimupfane, nibitamupfana bimpe, nashaka hinduka ikorya ariko mbyigarurire. Yarangiza uko niko bita kwikubira. Rero kwikubira n'ubwibone bizitira urukundo rubonere duhuriza mu gusangira umwuka wa Yesu Kristo. Iyo amaze kugira ubwibone ukagira kwikubira, ntabwo washobora kujya muri wa murunga Yesu yazirikanishije abe, umaze ube mu ruziga rwera rw'abakiranutsi bari kumwe n'Imana, babana nayo, bagendana nayo, bakorana nayo, bayikundisha abandi, bera, bafite intego nziza. Ntabwo washobora kuba muri aba bantu bitewe n'uko urwo ruziga rutakoraho. Hepfo ati, nitwimenyereza uru rukundo by'ukuri, umuntu upfa aziyunga na mugenzi we, kandi bose ihuriro ryabo rizaba kuhoraho. Ahangaha muhumve neza. Nitwimenyereza uru rukundo urw'ukuri by'ukuri, umuntu upfa aziyunga na mugenzi we, kandi bose ihuriro ryabo rizaba kuhoraho. Reka ndangire niba mvuga ngo abanyamoko, niba mvuga ngo abanyamadini, niba mvuga ngo abafite imyumvire mibi, niba mvuga ngo abafite ubwenge bugufi, reka mbarangire ngo undi muntu agufitiye akamaro waba ubizi cyangwa utarabimenya. Niba utabizi ubwo bwenge bwawe ni bugufi. Umuryi akeneye umuhinzi, umuhinzi akeneye umuryi. Umukire akeneye umukene, n'umukene akeneye umukire. Mwarimu akeneye abanyeshuri, abanyeshuri bakeneye mwarimu. Ariko na mwarimu n'abanyeshuri bakeneye leta ishyiraho ibigo by'amashuri. Kandi abo bose barakeneranye. Uwagera ku ishuri yarize cyane agasanga umunyeshuri ari umwe gusa ntabwo yanezerwa. Niyo mpamvu abarwayi bakeneye muganga. Yewe n'uwize kuvura akeneye abavura mu bumenyi bwe ngiro bushyirwa mu bikorwa. Simvuze ngo yifuriza abantu kurwara, ariko iyo abatabaye hari icyo bimumarira nawe mu buzima. Niyo mpamvu yaba atari ubwenge bugufi,
buri bwoko bukeneye ubundi, kuko ku isi buri bwoko bugiye bugira icyo bita akarusho muri fakiriti. hari ubushobozi ubwoko runaka buba bushoboye abandi badashoboye. Nicyo gituma uwuzi ubwenge ntabwo yinuba ubwoko bw'abandi, kuko hariho icyo bafite ubwoko bwabo butagira, bigatuma bibakwiriye kwicarana. umwe akaba ari umwubatsi, undi ari umubumbyi, undi akaba atari umubumbyi, atari n'umwubatsi ahubwo ari umucuruzi, undi akaba ari aho gusa ari umworozi w'amatungo magufi, undi ari amanini, undi akaba ari umucuruzi kabuhariwe nyabukenya mu mipaka, undi akajya muri quartier. Byarangiza buri bantu bose bakaba bakeneranye n'ubwenge bugufi bwo kwinubwa abandi, ubutaraca akenge cyane, kuko nawe ukeneye abandi. Kubw'ibyo ikiremwa muntu kizahuza n'ikindi kiremwa muntu, kandi bose bazahuzwa n'urukundo rukomoka ku mutima w'uhoraho. Ntabwo ari uko bazaba bihimbye mu mitima yabo, ahubwo bazaba bafite isoko bahashyemo ryitwa iry'Imana. Gukundana urukundo rwejejwe ni ikintu cyera. Muri uyu murimo ukomeye, urukundo rwa Kristo dukundana rurahanitse cyane, ruhoraho kandi rwuje urugwiro no kutikanyiza birenze ibyo twigeze tubona. Bene urwo nibwo rurinda impuhwe n'ikinyabupfura cya Gikristo, kandi ugatwikira ubuvandimwe bwa kimuntu mu gituza cy'ishobora byose. Ubuvandimwe bwa kimuntu, kuba twese twitwa abantu. Umuzungu ni umuntu, umwirabura ni umuntu, umukire ni umuntu, umukene ni umuntu, umugufi ni umuntu, umuremure ni umuntu, bityo ukeneye abandi. Ni ukuri uwagutuza wenyine byakugora. Niyo mpamvu uwaza akakubwira ati isi yose yiyobore, ariko uzabe mu nzu imwe gusa, we kujya usohoka, ujye utanga itegeko baryumvire, we kubareba, we kubumva, mbese we kuzagera aho batera umupira, we kuzagera aho isoko riremye, we kuzagera mu nama z'igihugu, we kuzagera mu mpuzamahanga, ubaho gusa iwawe gusa, bakuzanira ibyo kurya ariko urayoboye, ariko we kubona abantu ntabwo wanezerwa. Niyo mpamvu umurunga w'izahabu w'urukundo wegeranya imitima y'abizera mu bumwe, mu mirunga y'ubuvandimwe n'urukundo, ukabahuriza mu bumwe bwa Kristo na Data wa twese, maze bikabyara umubano ushyitse kandi ugahamya imbere y'ab'isi imbaraga idashobora kurwanywa y'ubukristo. Abantu bamaze kuba umwe, abantu bamaze kwifurizanya byiza, abantu babikorerana, abantu badafite n'ishyari, abantu badafitanye amasuzugurane, abantu batarimo amateranya, abantu batarimo igomwa, bizahera ko isi yose ivuge ngo icyaduha isi yose ikamera ityo. Kuva ubwo kwikunda kuzarandurwa no gukiranirwa ndikuzongera kubaho. Nta ntambara y'amacakubiri byongera kubaho. Uwo ari we wese azagirana umushyikirano na Kristo, ntazinangira umutima. Nta n'umwe uzagaragaza umwuka w'ubwigenge utagondeka, ari wo uranga ibyigomeke, kuko umwana w'igihubutsi arekura ikiganza cy'umuyoboye, maze agahitamo gusitara wenyine agira ngo yigira aho yishakiye. Urukundo ni ikimera cyoroheje kigomba guhingirwa kandi kikitabwaho cyane. Iyi ngingo yo kubana n'abandi amahoro nahivu na Efeso 2:14. Uwo niwe mahoro yacu, yatumye babiri bahinduka umwe, yicisha ubwanzu umusaraba, azana amahoro atyo. Ngiki ikintu gikomeye twazirikana kandi tugaha agaciro, aho buri wese agomba kumenya neza ngo intego y'Imana kuri njye ni ukubana n'abandi amahoro. Intego y'Imana ku wundi muntu ni uko ambera neza. Ni ikivi kinini cyane imbere yanjye yuko nta muntu n'umwe nzifuriza ibibi. Ni intego ifite icyerekezo gihagije yo kuvuga ngo ugomba kwiba ku isi ntari gisitaza. Yarangiza simbe umuruho n'ikibazo ku isi, ahubwo nkaba ku isi ndi umugisha, nkaba igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto ziribwa, cyangwa se mu yandi magambo abandi bankuraho icyiza bakaryoherwa. Ku ngingo ya 6, kwihanganira ibigeragezo. Muri iyi si ndasoma 20 gusa byonyine ubwabyo gusa. Muri Yakobo igice cyawe cya mbere, umurongo waho ni wa 11 n'uwa 12,
harimo aya magambo agira ati kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa ryumisha ubwatsi uburabyo bwabyo bugahunguka ubwiza bw'ishusho yabwo bukabura uko niko umutunzi azumira mu nzira ze zose. Abantu benshi cyane ibyo bafite hari igihe bajya ko aribo babyihaye ndetse bamwe babihabwa n'imbaraga abandi bakabihabwa n'uburiganya abandi bakabihabwa n'umurage yewe abandi bikaba impano ariko buri wese ahari hose hari igihe yirata kubwe maze kuzabona ikiganza cy'Imana kiri mu murima ngo biyere kiri mu matungo ngo agwire kandi abyare ikiri mu bana ngo bige kandi batsinde ikiri ku mugore ngo reka twite kandi yonse ikiri ku mugabo ngo reka ye gusinda kandi ubwo apange neza ikiri ku mutegetsi ngo nibura atunganyiriza abaturage ikiri ku baturage ngo nibura abaturage bumvira abayobora yarangiza ugasanga icyo kiganza umuntu atakibonye maze ahubwo akadamarara ngo nageze aho ngira iyo batagira bashya ngo bari kumbona oya izuba ntirika kwica kumererwa neza ndiko gutera kudamarara gukira ndiko gutume wibona ahubwo uyu umenya neza ko kuri iyi si ntabwo uzakazabera nta muntu n'umwe Imana yahaye gusoma ejo nanone ntuhaza ubwaho n'ejo hashize haragutunguye ntabwo wari ubizi ashobora kubaho wanyuze utahazi wowe niyo mpamvu ariko mu 12 hahirwa umuntu wihanganira ibimugaragaza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeraniye abayikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugaragaza ni ibimusuzuma ni ibiza bigambiriye kuvuga ngo reka Imana ubone ibi nawe ukanguti ahubwo ndabura ibi ngira Imana ubwo wihanganiye ibikugaragaza umugambi w'ibigaragaza no kuwukura ku Mana no mu byayo nawe intego n'ukubigumamo n'ubwo ibyo urimo byagenda niyo mpamvu avuga ngo uwihangana azageze kugupfa ibyo saho gusa aho ijambo ry'Imana muri Habakuki 3:17 naho atubwira amagambo nkayo atubwira ko byanze bikunze ubutabazi bw'Imana imbaraga zayo gahunda zayo dukwiriye kuyatuzemera naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto bagahingira ubusa imyerayo n'imirima ntiyera imyaka ubwo murumva ko ari ikirumbo gikomeye n'intama zigashira mu rugo ubwo umuntu aranyazwe cyangwa arahombye n'amashyaka abura mu biraro 18 nta kabuza ko nishimana Uwiteka kanezererwa mu Mana yakiza kanje ibi nibyo abantu benshi cyane bishimira iyi myaka yeze iyi nka zigwiriye amatungo agwiriye bigaragara neza ko ubukungu buhari benshi barakubwira ati uyu mwaka Imana yarangendereye ariko haravuze ngo ya nubwo ibyo byose byakwanga nubwo nahomba ndi kubireba nkarumbya ntahinze nabi kandi ntataye igihe cyo guhinga nubwo amatungo yagenda ariko ntibyambuza gutekereza ku Mana no kuyishima navuga ngo nzabaho nkuko narindiho ntarabigira kandi arega nuko tubara tukareba hafi iyi myaka igendeye mu murima ntabyo wahombye uko ntabyo waregeza utunga hariho benshi ikibica n'ukurundanya umusaruro bakekaga ariko ntabo bari babonye ubanza umenye neza icyanditswe kuri buri mwaka wawe wifuzaga mu bihe byose paji ya 303 mu Gifaransa haratubwira ngo bahize mu ngoma y'Imana ngo ni ingoma y'urukundo n'amahoro no gukiranuka ngo bene nkabo ngo ku muzingo wo kwaho kwabo mu gitabo cy'imigambi y'Imana ngo akantu kose kazabaho karanditswe nicyo gituma tiwiga rutungurwa n'ikitagenze nk'uko ushaka cyangwa icyo wapanze kikipangura cyangwa imishinga yaburijwemo kuko uwahinze akarumbya ntibamwita inyanda kandi wanyazwe ntibamwita igisambu niyo mpamvu hari igihe Imana yemera ko bitagenda nk'uko ushaka yewe abantu benshi cyane bibwira kubwo ibyawe byacitse ariko Imana yari kuvuga ngo byari bigiye kwitambika hagati yanjye nawe reka biveho twegerane niyo mpamvu avuze ngo nta kabuza ko nishimira Uwiteka kanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye niyo mpamvu tugomba kuba abantu bihanganira itubagerageza kuko hatabaye ibyo twaba abantu batazi bava niyo bajya
maze tukabaho tutazi igikwiriye gukorwa. Niyo mpamvu mu gihe cyose muri kino gitabo cyitwa Gutsinda paji ya 156 haravuze ngo aimer ton frère c'est sérieusement et puissamment l'appeler, l'éveiller à lui-même, le révéler à lui-même, le mettre au monde à lui donner la vie. Gukunda mugenzi wawe, gukunda mwene so bivuze ngo iki? Nubwira ubufite imbaraga bwo kumwibuka, bwo kumukangura, bwo kumubyutsa ngo muri we uhagurutsemo kumenya neza ko ngo amenye neza ko ushaka kwabaho. Gukunda undi nta kindi ni uguhora wifuza kundabaho. Gukunda undi ni uguhora wifuza ko yunguka. Gukunda undi ni uguhora wifuza ko yubaho. Gukunda undi ni uko wifuza ko agira ubwenge. Gukunda undi ni uko ushaka ko agira igikundiro. Muri magufi iyo ukunda undi uba ushaka kwabaho. Tu ne pourras jamais faire gagner ton équipe si tu gardes le ballon pour toi. Ntabwo abo mutera umupira hamwe ubwo n'ikitegezo bari gutanga bazigera bagukunda niba wiharira kuwutera wenyine. Mbese uhereye hasi kuba bitakwigora ukazagera muri centre, ukazagera muri zitwa za media, ukagenda ukajya muri koroneri, arangiza ushaka ngo wenyine ari wowe abantu 10 muri kumwe mu kibuga ari wowe utangira kandi wowe usutsinde wenyine. Ntabwo abo mukina n'abakwishimira. Ni umuro ubuzima ariko bimeze. Kugira ngo ibyawe biryohe yusangira n'abandi. Kugira ngo icyubahiro cyawe kibe cyiza kireka n'abandi bakiboneho. Inyungu zawe reka nazo baziboneho. Tu ne pourras jamais récolter si tu n'abandonnes pas les grains à la terre. Ntabwo uzigera usarura niba utabanje kubiba imbuto mu butaka. Tu ne pourras jamais faire naître la vie si tu ne la tiens. Ntabwo uzatuma mu bandi havuka ubugingo niba udatanze ku bwawe. Ngiyo impamvu uzemera uruhe, uzemera uhombe, uzemera nibura. Niyo mpamvu mu bigeragezo uzajya wegerageza ngo nibura ibigeragezo bihinduka ifumbire y'ibyiza bikurimo, ubutwari bukurimo, kwihangana kukurimo, gushingiriza kukurimo, kwiyumanganya kukurimo, kutarambirwa kukurimo, kugira ngo nibura umutima wawe umere neza. Ku ngingo ya 7 kuzirikana abandi ni Abagalatiya 6 umurongo wa mbere, ariko bikaba bitera ubuzima. Muri iki gitabo cy'Abagalatiya 6 umurongo waho wa mbere hatwereka neza ko umuntu akwiriye kuzirikana abandi, ariko se bigamije iki? Ibi bitari birebire cyane kandi nshaka ko buri wese yakumva, nuko buri wese yazirikana aya magambo ngiye gusoma. Abagalatiya ni igitabo kiri hirya y'Abakorinto ba 2, haranditse hagira ati bene data umuntu n'umurongo wa 2 mwakirane baremerera kugira ngo abari kumusoza amategeko ya Kristo. Umurongo wa 2 w'igice cya 6 cy'Abagalatiya, mwakirane baremerera. Ni umuturanyi wawe we ufite umwana umwe akagira 6, yugira nibura ujugura amakaye menshi uhe kubi, ugure twa bodaboda twinshi niba arabakene ubahe twabo. Yarangiza akarima gato cyane ufite yurekana bahingeho umutabo. Yugerageza kureba neza ko ako gaka ufite wubakiye ikiraro nake kazamo udafite ashinga ikiraro. Yugerageza kureba neza ko hari igihe ufite igare, igihe ugiye kurangura yumushyiraho nawe agakarito. Bityo ibyo nibyo bitavuze ngo muzirikanane ubwanyu, mwakirane baremerera kugira ngo abari ko musoza amategeko ya Kristo. Iyo umuntu aremerewe wenyine aravunika. Niyo mpamvu ahangaha ariko bigatera amagara mazima. Iyi ngingo ngiye gusoma y'ukuntu bitera amagara mazima ndaza kubisoma mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'umuntu. Mu kigwa navuga ko gikomeye kandi nshaka ko buri wese yazirikana kugira ngo mu gihe ngiki tujye tubaho ariko tunafite n'umugambi mwiza. Muri kino gitabo haranditse ngo ni icyigisho cyacyo cya 43, ndasoma ni cya 48
ndetse ndagera nsoma mu ngingo ngufi gusa cyane. Icya 43 kiravuga ngo multiple bienfaits de la communion avec Dieu. Ibyiza byinshi bikomoka mu isano mutafitanye n'Imana. C'est de la connaissance de Dieu que prennent leur source toute véritable science et toute formation authentique. Arega mu kumenya Imana ni naho honyine niyo soko y'ubumenyi bwose nyakuri n'imico myiza yuzuye. Ubumenyi Imana, ubumenyi buraza. Wamenye Imana, imico myiza ikaza. Dans quelque domaine que ce soit, physique, mental, spirituel, mukanda kariko kose mu bwoko bw'ikindi cyose kariko kose, yaba kumpagarike yaba kuntekerezo n'iby'umwuka, uke nous portions nos regards, aho twaba twerekeje amaso hose, en dehors du flot du péché, hirya y'ibyago twatejwe n'icyaha, cette évidence s'impose. Hariho ibyo tubona byanze bikunze bikagira icyo bitubwira. Quelle que soit notre ligne de recherche, uko waba ushakashaka kose ukaba uri warafashe umurongo wo gushakashaka, si nous souhaitions sincèrement parvenir à la vérité, niba ushaka kugera neza ku kuri, nous sommes mis en contact avec l'intelligence invisible. Uwagiye mu bushakashatsi bwose ashaka ibyiza, aba yinjiye mu buhanga butagaragara, toute puissante qui est à l'œuvre partout, yarangiza ukaba wegeranye n'imbaraga ihora ku murimo kandi iboneka ahantu hose. Byaba sari iki bishatse kuvuga. Buriya abami uwakuriza habikuzimu ngo ni baremi yabo, uwabakuraho umucanga ngo baremi wabo, uwakuraho amabuye ngo barema yabo. Hari ibihugu byinshi cyane byirirwa bisoresha iby'Imana yaremye bataranguye. Ari peteroli y'ikuzimu ntibayiranguye, ari amabuye ari kuzimu ntibayaremye, yarangiza ibiti bibazwa ntibabiremye. Ibyo byose ikishoro kinini cyane kiva ku Mana, ku buryo abahanga basesengura bakazasangamo imbaho, bakazasangamo imodoka, bagasangamo imbunda, ibyo byose babona bakageraho bakashakashaka bakabigeraho. Nibaje babanza bamenye neza ngo Mana urakomeye, wowe wabanje gushyiraho iki gishoro. Niyo mpamvu ubushakashatsi nyabwo ari uko bumeze. Haranditse ngo l'esprit de l'homme est en communion avec l'esprit de Dieu. Icyo gihe mu bushakashatsi intekerezo z'umuntu zazegeranye n'isabanye n'iz'Imana. L'infini avec l'infini. Igifite iherezo kikungo kitagira iherezo. Le fait de cette communion sur le corps, l'esprit et l'âme dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Ingaruka y'ibi byose, haba ku mubiri, haba ku ntekerezo no ku mutima, birenze ibyo umuntu yashobora kwibwira. Niyo mpamvu santé du corps et vie spirituelle. Noneho iyo umubiri umeze neza cyangwa se amagara mazima ku mubiri, icyo bibyara ku bugingo bw'iby'umwuka. Dieu voudrait être reconnu comme l'auteur de notre être. Imana ishaka ko buri wese muri twe amenya ko ariyo nkomo dukomoraho umubiri wacu wose. On ne serait donc présenté avec la vie qu'il nous a donnée. Ntawe ukwiriye kwiyemera ngo yirate ubugingo afite yahawe n'Imana. Ugomba kumenya neza ko Imana y'ubwayo niyo yateganije neza kuntu ukwiriye kumererwa, n'icyo ukwiriye kuba cyo, ku buryo utakwiriye kubyibona. L'insouciance en matière d'habitude corporelle traduit une insouciance sur le plan moral. Iyo urangaye ukagira akamenyero ko kutita kuri uyu mubiri, amaherezo ugira ubwenge butagira icyerekezo, cyangwa se nabwo ntibwitabweho uko bikwiriye. Ngiyi impamvu nyamukuru dukwiriye kumenya muri ubwo buryo. La santé du corps doit être regardée comme vitale pour la croissance en grâce et pour avoir un tempérament équilibré. Amagara mazima y'umubiri akwiriye kurindana ubwitonzi nkaho ariyo yambera ab'intandaro yo gukurira mu buntu, kandi amaherezo umuntu akazagira imyifatire ihagaze neza. Kubaho utari ikigoryi, kubaho utari umwanganyi, kubaho utari umunyamafuti, kubaho utari umuhemu, kubaho utari indangare, ukabaho utari umunenganenzi, ukabaho utasodoka, ntupfushe igihe cyawe ubusa. Byose biterwa nuko mu mubiri hazima hatuma mu bwenge haba hazima, maze imyifatire nayo ikabyara umusaruro wabyo. Piété et santé, ukuntu kwera noneho gutera amagara mazima.
Ceux qui marchent sur le chemin de la sagesse et de la sainteté se rendent compte que la piété est utile à tout et là la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Abantu bakurikirana neza bakaba bazi bagendera mu nzira y'ubwenge n'iyo gukiranuka nibo bazamenya ko kwera no kubingira ari ingirakamaro kandi ko kuri mu isezerano ry'ubugingo ndetse n'ubwo hazaza nabwo. Ni Timoteyo ya mbere kandi 8 gufata neza uyu mubiri yarangiza ugafata neza n'intekerezo amaherezo ntabwo bisezeranye umuntu gusa amahirwe hazaza gusa ahubwo no muri ubuzima bimeze neza. Ils se pleinement de vrais plaisirs de la vie et ne sont obsédés ni par les regrets extérieurs sur l'état perdu. Umuntu wamaze gufata neza umubiri we azanezererwa muri ubuzima ntazigera yicunuza ngo ashidikanye abonye ubuzima busa n'ubuzimiye buri mu mwijima bubuza umusaruro. Hariho abantu akicuza icyatumye abaho akicuza icyatumye abicyo aricyo akabona nyubuza umunezero. Niyo mpamvu avuze ngo ndagira nti ahangaha ntabwo mpatinda cyane kuri iyi ngingo ahubwo byo bita guide nutritionnelle ni igitabo cyitwa ko hari ijambo ryakoreshejwe nshatse gusomaho gato cyane havuze ngo ni ingingo ndibuvuge kuko nababwiye ngo bitera amagara mazima nuko ubuzima bwacu nabwo burakenewe kandi dukeneye kujya turya ibyo kurya bimeze nk'imbuto bimeze nk'imboga. Muri izo mboga tukaba dufite nka za puwaro za onyo, mu mbuto tukaba dufite nka za pome, dufite amapapayi. Ibi bintu bigiye bigira icyo bita cellulose cyangwa ibyo bita fibre mu rundi ruhande. Ku bushakashatsi mpuzamahanga bukorwa n'iyo bita OMS haravuze ngo il y a 7 facteurs nutritionnels indispensables au corps humain. Hari uburyo burindwi butunga umubiri kandi bukenewe ku mubiri w'umuntu. L'excrétion quotidienne est proportionnelle à l'apport nutritionnel quotidien du corps et elle est également indispensable à la vie humaine. Haravuze ngo kwituma kwa buri munsi kujyaniranye n'uko umuntu yariye n'ubundi buri munsi birakenewe cyane mu buzima bwo kubaho. Dukwiriye kurya buri munsi kandi tukareba ko twitumye buri munsi. Si notre intestin ni ijambo rikomeye niba mara yacu est toujours obstrué, niba mara yacu ahora zibye asa nafunze imyanda itanyuramo ngo itambuke, la constipation pourrait survenir, hazaba impatwe et gêner une bonne santé. Amara yacu naziba maze tugahorana impatwe amaherezo ubuzima bwiza nabwo buzaducika. Les critères de la santé suggérés par l'OMS sont ibimwe mu biranga amagara mazima byavuzwe na OMS cyangwa se umuryango mpuzamahanga w'ubuzima nibi: une consommation accélérée, ihora uryohewe, uryohewe. Kabiri, une digestion rapide, igogora ryawe rije riba iryihuta. Une élimination rapide, ya kwituma bitakugoye. Ngibi byo babonye basanga ko umuntu yakwisuzumiraho agasanga ashyitse, agasanga muri we ahagaze ahantu heza, n'ukujya kurya ukaryoherwa, n'igogora ryihuta ndetse no kwituma bitarambiranye, yarangiza ukituma neza. Ibyo nacyo ni ikindi kimenyetso cy'uko umubiri ubuguwe neza. Si ces conditions sont réunies, alors notre système digestif fonctionne normalement bien. Niba turya turyohewe, niba twituma bitagoranye, niba igogora ryacu ritambuka neza, ubwo bigaragara ko inzira yacu y'igogora ikora neza bihagije. Niba tugera ku meza tukumva turyohewe, twamara kubirya bikagogoreka bwangu bitagoranye, mu gifa amasahane bikaba birangiye, mu mara bikaba birangiye amasaha 6, yarangiza mbese ukumva buri gihe nta mutwaro wikoreye bw'ibyo wariye, yarangiza nyuma wajya kwituma ntuhereyo, uzamenye ko ubuzima bwawe buguwe neza. Comme notre niveau de vie tend à s'améliorer du jour en jour, notre alimentation aussi devient plus raffinée et plus méticuleuse, ce qui entraîne la constipation.
bitewe n'uko ubuzima bwacu bwa buri munsi bugenda buhindagurika uko bukeye n'uko bwije, n'imirire yacu ikaba igenda ihinduka iy'amafu yanogerejwe cyane mu nganda, biragenda n'ubundi bibyara impatwe nyinshi. La constipation devient une affection générale, conséquence d'une complication du système digestif qui est un indicateur d'un dysfonctionnement de l'ensemble du système. Impatwe iyo imaze kuba rusange nyuma bikazabyara igogora rigenda nabi, ni ikimenyetso cy'imikorere mibi muri rusange y'inzira z'igogora cyangwa se urwungano rw'igogora. Ceci implique une complication avec la dilatation du ventre, les douleurs, les vertiges, la perte de l'appétit, la nervosité, les douleurs, l'insomnie. Ibi bizabyara iki? Cyangwa se byaba bigezaho byageraho mu nda hakamererwa nabi, ubundi ukaribwa mu nda, ukagira ikizungera, ukabaho utaryoherwa, ukagwara indwara z'imitsi, ugakunda kubura ibitotsi. Dans des situations graves, des fissures anales et des hémorroïdes peuvent apparaître. Maze aherezo rero byazatuma benshi batoboka mu nzira z'ubwitumiro, abandi bakagwara karizo bikakiyadukiza, affecta considérablement de bon déroulement de notre vie quotidienne, maze ubuzima bwacu bukaba butokojwe. Bitewe niyo mpamvu des recherches effectuées par les chercheurs savants japonais ont démontré que 30 à 40% des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ont été victimes de constipation dans le passé. Abahanga n'abavumbuzi b'Abayapani basanze ko 30 kugeza kuri 40% bagwaye inzira z'ubwenge, ubwonko bwabo bukagabanuka bukagenda ubwenge butakara, ngo bashobora kuba baramaze igihe kirekire cyane bagwara impatwe. Urumva ko ubwo dukwiriye kujya tubona igihe cyo gushaka imbuto, tukagira igihe cyo kurya ibirayi na za puwaro, tukagira igihe cyo kuzashaka za pavuro na courgette, tukabaho mbese mu buzima bureba yuko turya turyohewe, twituma buri munsi kandi igogora ryacu rikihuta mu gifu no mu mara, kuko abafite icyo kibazo cy'impatwe bashobora kuzasoza ubuzima bwabo habaye igabanuka ry'ubwonko, maze umuntu akagwara indwara zo mu bitekerezo. Reka dusabe Imana kugira ngo umuntu wese utwumva abashe kumenya neza ko Imana yashyizeho umunzani utibeshya. Tugomba kubaha Uwiteka, tugakunda amategeko yayo, tukanga ibibi, tugahesha Imana icyubahiro, tukabana n'abandi amahoro, tukihangana ibitugaragaza, tukazirikana abandi kuko bitera ubuzima. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Mucana umuriro wo ku gicaniro ntukazime, uko bwije ndetse n'uko bukeye, kandi mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Mucana umuriro wo ku gicaniro ntukazime, uko bwije ndetse n'uko bukeye, kandi mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Mbese ni ryari? Ni mu gitondo kare, mu rugo tugomba guteranira hamwe, n'amajwi yacu turirimbira Imana zaburi. Mbese ni ryari? Ni mu gitondo kare, mu rugo tugomba guteranira hamwe, n'amajwi yacu turirimbira Imana zaburi. Tuzamura amasengesho yacu
agere k'Uwiteka ameze nk'umubavu uw'impumuro nziza, uko bukeye ndetse n'uko bwije. tuzamura amasengesho yacu agere k'Uwiteka ameze nk'umubavu uw'impumuro nziza, uko bukeye ndetse n'uko bwije. Mwibuke ibyabaye kuri bene Aroni bibabaje, bararangaye umuriro urazima. Icyo gikorwa cyababaje Imana bikomeye, umujinya wayo ubageraho. Mwirinde cyane mube maso musenga ubudasiba. Mbese ni ryari? Ni mu gitondo karehe, mu rugo tugomba guteranira hamwe, n'amajwi yacu turirimbira Imana zaburi. Tuzamura amasengesho yacu agere k'Uwiteka ameze nk'umubavu uw'impumuro nziza, uko bukeye ndetse n'uko bwije. tuzamura amasengesho yacu agere k'Uwiteka ameze nk'umubavu uw'impumuro nziza, uko bukeye ndetse n'uko bwije. Uwitwa Yobu yashimwe n'Imana kubera ko yari afite gahunda itunganye. Yajyaga ahora tekereza yuko abana be bacumuye ku Mana, barimo kwinezeza agatamba ibitambo by'ibyaha bya bose. Uwitwa Yobu yashimwe n'Imana kubera ko yari afite gahunda itunganye. Yajyaga ahora tekereza yuko abana be bacumuye ku Mana, barimo kwinezeza agatamba ibitambo by'ibyaha bya bose. Mbese ni ryari? Ni mu gitondo kare, mu rugo tugomba guteranira hamwe, n'amajwi yacu turirimbira Imana zaburi. Tuzamura amasengesho yacu agere k'Uwiteka ameze nk'umubavu uw'impumuro nziza, uko bukeye ndetse n'uko bwije. Tuzamura amasengesho yacu agere k'Uwiteka ameze nk'umubavu uw'impumuro nziza, uko bukeye ndetse n'uko bwije.